uyu muntu yahawe amasezerano umwaka navutsemo nubwo bwa yego kuyango ubyumve ngo ahabwa amasezerano y'umugabo ko Imana izamuha umugabo ikamukorera ubukwe niwo mwaka navutsemo ari wo 1997. noneho mpabwa amasezerano mu 97 nibwo Imana yajyaga imbwira iti nzakugira neza nzagukorera ibitangaza mpabwa isezerano ry'ubukwe ako ndategereza 97 nibwo haye isezerano ry'umugabo noneho rero mu gihe yari arimo kuvuka 97 dore ampa nimero z'uyu nguyu nawe ntago yari amuzi urumva ntago yari amuzi ishwi nawe ntiyari amuzi urabizi neza ko ataramuzi cyane rwose ntago yari amuzi wenda y'ubudisobanuro gatoya ubwo arambwira ati nusoza amateraniro uze kumuhamagara mbabari umuhamagare muganire yarakubwiye se ko izo nimero ari ziki kandi uyu muntu Imana yambwiye ko muzabana we yarambwiye ati umuganirize ikizavamo muzamumbwira buriya abahanuzi ntibakunda no kuvuga byinshi yari umuntu w'ukuri koko akubwira nyine message y'Imana yikomereza urumva abantu badaherukana baba bakwiye no kuba banahoberana nk'abantu nyine bahuye bwa mbere ntago twahoberanye icyakora rine twahoberanye umunsi w'ubukwe wa mariage nibwo twahoberanye nibwo mwahoberanye mu gihe cyose twamanye oyas kwaro kuntu arakana ajya mwageze ku bukwe tutarahoberana barakana ajya akunda kumbwira ngo ya ariye nashatse kumuhobera twaramenyanye arambwira ngo tutababaza Imana noneho nganiriza wa mubyeyi wanjye rero ndamubwira nti mukecuru ni koko kuri umubyeyi ngiye kukuganiriza ntuza gashya ni wa mukobwa ntitwakundanaga ni mu myaka murangana ariko nanjye namurebaga nkamubara byibuze mu 37 nkabona atayireka kuko ntawe umurebye uze kutubwira urumva urebe ko yabirenga ntago 50 wayimukekera ntago wayimukekera ndangije ndamubwira ntuzi ko mungana mu myaka ati yego se narabanza kwikangamo urumva ati nibyo se ati wamubaje neza mu gihe nkiri kubyibazaho telefone birampamagaye mbona nimero sinyizi muraniye MTN ariko muraniye iza nimero z'abakiri buriya ko nimero guhamagara niyo umukiri ugahita ubibona muraniye imboneye iminani myinshi abarampamagaye ambaye ngo nkunda Imana Jean Claude ntingewe okay ngo wanyita ngo pasteur ngo basemagero uyu ngo umuvuga butumwe uramuzi arampamagara semagero y'Umusanze ngo ndi wo majaruguru ngo Musanze nuko babivugira rero ati none ati mfite message yawe mvuye muri zanzozi ntimeze itese ati ko mbonye se Imana igukorera ubukwe mu karere ka Gasabo Kigali ati bimeze bite ati mbonye Imana nyine ufite umugore w'igara rito mubona se cyakora ubu ngubu yarabyibushye twabanye yego barimo arabyibuha yishimiye urugo yishimiye umugabo urumva arangije ati nabonye uri kumwe n'umugore w'igara rito w'inzobe ukuntu ati mbona Imana irabashyigikiye mbona ibakoreye ubukwe kandi Kigali abimbya n'imishinga y'ubukwe tutaranagaruka no mu rukundo naramwanze mbese kumwe abiri mwapanze bukomeza tumaze ndabiri tumenyanye ane amezi ane yarahagije ngo nyine tubito nuba ngo mwamaranye amezi ane mbere yuko mukora ubukwe yego tuhita cyane bya umva bune umuntu w'imyaka ingana gutyo 52 urumva nanjye wa 29 urumva ahubwo natekera abana koko ntiyakonje urumva n'ubundi nyine byahinze bikigera mu ijoro ry'ubukwe ibyo bintu nk'ibyibaza abana yose abandi biri bwemere bura nimumfashe dushimire abahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu ndabasuhuje kandi bashimira kuba mwarahisemo iyi channel. Reka dushimire inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye duhereye ku bari hano mu Rwanda badukurikira umunsi ku wundi. Reka dushimire
abadukurikira bari muri diaspora zitandukanye, nk'abari i Burundi, muri Afurika, Aziya, i Burayi, Australia, Canada, Amerika, hose amahoro ya Nyagasani abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe n'abatumirwa hano, ni couple nziza cyane, bamaze igihe gito cyane bakoze ubukwe, igihe kitageze ku mezi 5, kitarenga amezi 5, ariko uyu munsi nifuje kuganira nabo kugira ngo badusangize urugendo rwabo rw'urukundo. Reka tugirwe umugisha, ariko mbere na mbere babanze batwibwire. Murakoze. Yego. Amazina nitwa Nkundimana Jean Claude. Yego. Nkaba mvuka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, murenge wa Kigoma, aho bita mu kagari ka Murinje, niho kavukire. Ariko nkuko wadusanze naha nyine wadusanze mu burasirazuba mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Karenge. Ubonye ko turi hafi n'ikiyaga bita Cyamugesera, ubwo abahazi barahita bahumva. Ikiyaga kiri hano hepfo, ahubwo nari ndimo mvuga nti amafi ndayatahana cyane. Urayacyura rwose, muri iyi mvura barimo araboneka cyane. Barimo araboneka. Yego. Ntago abahenze? Ntago abahenze. Ntago abahenze, iyo wigereyo rwose aba ari makeya, ni ku giciro nk'iki kigori wa mugani nyine. Yego. Ariko ndimo mvuga abantu b'inaha bafite amafaranga. Bigaragara ko abantu b'inaha bafite ku mufuka rwose. Barayafite, kireka twebwe nitwe tutarayabona, ariko natwe turizeye biri mu nzira. Ni mutayabona? Nagize ngo namwe murayafite. Turacyari bashya muri ibisagara, niyo mpamvu ntabwo turahamenyera, urumva ntabwo turafatisha ubuzima, ariko turizera ko bizakunda kubera isezerano ry'Imana rijya rihera n'ibindi yarabikoze, nabyo izabikora. Nibwo mukiza kuhatura? Twashoje ubukwe tutatuhaza. Ntago mwari musanzwemo, nta numwe wari uhatuye mbere yaho? Ntawe, ari njyewe ntago nari mpatuye, sinari nanahazi, ari na madamu nawe nuko, n'ubwa mbere twari tuhageze. Yego. Yego. Reka twakire madamu rero nawe abanza twibwire. Urakoze. Nanjye amazina yanjye yitwa Nyirabakwiye Aline. Yego. Kuvuka akaba ari mu karere ka Rulindo, umurenge wa Murambi, akagari ka Buvango. Turabanezerewe kandi turabishimiye kubabona. Murakoze cyane. Yego. Se umuntu w'i Rulindo n'umuntu wo mu Majyepfo mwisanze mu burasirazuba, ibyo bintu byahuye gute? Ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana. Yego. Aha, byose rero muraza kubidusangizamo. Muri abakristo, reka manze muturagize Imana. Yego. Sinzi uri budufashe gusenga. N'ubundi reka madamu bidufashemo. Yego. Murakoze. Mana Data twese uri mu ijuru, uri Imana nziza, uri Imana nyir'ububasha, uri Imana nyir'ubushobozi, uri hejuru ya byose Mana, urera urakiranuka muri byose, uri umunyembabazi, uri umunyembaraga. Tugushimiye imirimo itangaje wadukoreye Mana, tugushimiye imirimo itangaje witeguye kudukorera. Izina ryawe ni iryera, waradukunze urukundo ruhebuje, rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kubw'ubwo buntu dushikamyemo, turavuga ineza yawe, turavuga imirimo itangaje wadukoreye. Izina ryawe nirihimbazwe, ahubwo icyubahiro uragikwiriye, ntawe muzagisangira Mana. Tuguciriye bugufi Mana, tugushimira yuko ari wowe twehereje Mana uyu mushyitsi, nutwemere Mana uduhana umugisha mu biganiro tugiye kuvuga Mana, bibashe kuguhesha icyubahiro Mana, kandi benshi babyumva baguhindukire baguhimbaze, kuko uri Imana ishobora byose. Waba wihebye Mana musubize mu imbaraga, ntaba ari twe. Izina ryawe nirihimbazwe, komeza uganze muri byose rero, turinde umubi, turinde satani n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tukwishyize bugufi Mana, duciye bugufi n'imitima yacu, turarambaraye Mana, kuko munsi y'ukuboko kwawe hariho tubonera amahoro, kuko munsi y'ukuboko kwawe hariho tubonera umunezero, kuko uri umunyembabazi Mana, wavuganye natwe yuko uzabana natwe, kandi Mana uzadukoresha iby'ubutwari, ushyirwe hejuru. Haleluya. Himbazwa Kristo, himbazwa Mesiya, kuko icyubahiro cyawe uragikwiriye Mana yacu, hari ibyo wadusezeranyije kandi witeguye kubikora, kuko uri umunyembaraga. Nudushyigikire rero Mana, ukomeze uganze muri byose. Izina ryawe ni iryera Kristo, wera wanesheje, urakoze urakarama neza, bityo mu izina ryawe amasaha yose tumara imbere yawe, ukomeze udushyigikire, ushyigikire umukozi wawe watwohereje nk'umushyitsi. Twebwe twese Mana, wera wa Isiraheli, tugushyize hejuru kuko uri umunyembaraga. Izina ryawe ni iryera, urakoze urakarama. Amen. Amen. Urakoze kuturagiza Imana. Reka rero noneho mpere kuri iki ngiki.
wenda uretse ko njye mwana bimbwiye ariko no kuri social media hari ababibonye bivuga ko uyu mudamu wamushatse akuruta ku buryo bushoboka. Ibyo ni ukuri? uko ni ukuri uko ni ukuri, nta rwenya rurimo, nta nubwo ari komedi turi gukina, ariko wenda bari butwumve, hari abo biri busetse, hari abo biri bwubake, hari abari bugire ngo ni ukubeshya, ariko nta kubeshya kurimo kuko dufite ibihamya, dufite ibintu byose turi bukwereke biraba ari ibimenyetso, kari ukuri, ibimenyetso si musiga cyuko inkuru tugiye gutangaza ari ukuri. Imyaka nibyo koko twabanye yindusha itari na mike, igera kuri 23 kugira ngo abantu babyumve. Yes. Hari wenda taratangira kimwe mu bintu bitangaje kugira ngo tubane n'uyu muntu byabayeho. Icyambere uzi cyari cyo Evo, n'iki uyu muntu yahawe amasezerano umwaka navutsemo, nubwo yego kugira ngo ubyumve ngo habwa amasezerano y'umugabo ko Imana izamuha umugabo ikamukorera ubukwe, niho umwaka navutsemo ari wo 1997. we arimo ahabwa amasezerano ko Imana igiye kumuha umugabo? Yego. Niwo mwaka navutsemo. Icya kabiri uzi cyari cyo ni ukuba mama umbyara ko niwe nsigaranye, papa we yaratashye, barangana mu myaka. Bose bavutse 1974. Ndi bumukwereka amafoto hano arahari. Yego. Ubwo se kujya gutereta umuntu ungana na mama wawe ntago byaguteye ikibazo? Birumvikana byabanje kuba urugamba rurerure ko nanjye kugira ngo nzabyumvishemo nabanje kubikurura mu mbaraga za muntu nyine, mu mbaraga z'umubiri, numva sindi kubishyikira. Urumva ndavuga nti ntago nabana n'umuntu unganya imyaka na mama, kuko ubwo inkuru yatangiye nyine, ubwo ngubwo twatangiye turimo rwose, ubwo twagiye badutega amatwi batumve neza. Tugiye kuvuga Imana itagikangwa na biracisi, itakangwa n'imbaraga z'abantu, ngo ikangwe n'amagambo. Arine nyirabakwiye tujya kumenyana, twamenyanye ndi mu ntara y'Amajyepfo nk'uko nabivuze, mu karere ka Nyanza. Tumenya nawe ari Bweramvura mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jabana mu mujyi wa Kigali. Urumva intera irimo kuva Nyanza uzi Kigali ni intera ndende. Tumenyana nta numwe wari uziranye n'undi, tumenyana ari we yari atarakandagira no mu karere ka Nyanza. Ndabeshyara? Yari atarahagera. Mwamenyanye atarahagera i Nyanza? Ishwi. Ninjye watumye ahagera. Tumenyana ari Imana iduhuje, kuko najyaga nsenga nyine, Imana ikambwira ngo nzagukorera ubukwe. Nkasenga Imana ikambwira ngo nzagukorera ubukwe. Yabimbwira umukobwa twateretanaga akaba aragiye. Ko nagerageje gukundana n'abakobwa benshi ariko numva ngo ni benshi, umve ngo ararenga 17 byibuze. Yabo nabo nibuka, urumva, ariko bikanga. Mu mpamvu rero byangaga, mu mpamvu bambengaga wenda mu by'ukuri nari umukene pe, sinatinya byo kubivuga. Yego, mu bintu banzizaga n'ubukene, kuba nta mafaranga nagiraga, kuko nababwizaga ukuri, nkababwira kwenda dusubiye inyuma ho gatoya mu mateka ndanze mu buzima mu bwana bwanjye, ntago nakunze kubaho nishimye. Ari nayo mpamvu nyine nkiri aho ngaho, ni nayo mpamvu imyaka ndi buvuge ntago bari bupfe kuyemera, kuko icyo kintu kiya kivamo impaka. N'ahandi duherutse gutanga ubuhamya byabaye impaka ndende, bakavuga bati ntago ufite imyaka 29, byibuze uzi wampaye mike, yampaye 40. Kariyo miki nawe urarabibonye. Yego, vuga turimo ratubeshya n'imyaka 40 cyane rwose. Rero ntago ku ISEZERANO TV noneho tuje kubatuburira. Ntujye ukora prank, ndabizi ibiganiro byawe turabikurikira, biba birimo kuri 100%. Rero kugira ngo imyaka akomite ngaca impaka kugira ngo bigende uko, imyaka yanjye ibe myinshi ku isura ariko ari mikeya mu mibare, byaturutse ku buzima nabayemo, kuko nabanye na mama amezi 3 niyo nonse. Mama ahita nyikuraho, ahita
ajya gushakisha ubuzima i Kigali biturutse ko papa yari amaze kumwirukana. yagusize ufite amezi 3. Amezi 3 niyo nabashije kubana navuga nabanye n'umubyeyi. Uti biturutse kuki mama nawe afite ubuhamya agenza amukohereza n'atanga inkuru arayifite ikomeye kuko yaje gushakana na papa ari umugore wa 9. Uze kubyumva neza? Yego papa mbyara bambyaranye yagiye ari umugore wa 9. None se nyuma yaho papa wawe yashatse n'abandi bagore? Yego ubundi yapfuye ageze muri 12 abo nabo babyaranye. Hari n'abandi hari uwo babanaga ntibabyarane akagenda ubundi bagezemo 12. Urumva atarindwanyi? Mama rero bamaze kumbyarana papa ahita amwirukana. Amaze kumwirukana mama yahise anjyana kwa nyogokuru. Urumva nafite nyogokuru umunyamahane n'ubu aracyariho wenda nananyumva ihangane n'umunyamahane nawe arabizi. Yego ubwo niwe wandeze hari mama wacu mutoya murumuna wa mama nyine ubwo niwe nk'ari we wese umbera mama. Akajya nyitaho ariko maba mu buzima bubi mw'urwo rugo nyine mpiga amashuri ya primaire ndayirangiza nibwo hari hakiza amashuri ya 9 mba ngiye mu wa 7 mu wa 8 mu wa 9 nakoze troncome nayo mashuri nangaye amashuri ya leta nizi nagarukiye troncome. Ubwo ndangije troncome nibwo wa mukecuru nyine yahise anyirukana tuba turarangizanyije impita ntangira ubuzima bw'imihanda. Ntangira kubaho ndaringa abona arayinganje. Urumva ntangira kubaho ku gasozi ntangira kubaho nirarira mu biraro nirarira mu matuwarete no mu bikoni by'abakire. Ntangira kubaho ry'imisige ntangira kubaho mbese isi nkaranga ntagire epfo na ruguru. Ntangira kubaho nta muntu numwe nabwiye ikibazo mfite ngazanyumve. Ukiri mu majyepfo ariko? Yego nkiri mu majyepfo ubwo buzima ndimo kuvuga n'ubwo mu majyepfo. Nibwo naje kwikoza ahantu bita i Muhanga n'Igitarama. Mba ntangiye gukora akazi k'inka iko kuragira. Yego kabita speed yani niwe muntu wampaye akazi bwa mbere amakazi ko kumuragirira inka. Ubwo birananira nyine anyirukana atanampembye yashize amezi 3 biranga mansubiye ku muhanda. Ubu nabaye ku muhanda imyaka isanga 5 nibera mu buzima bwo ku muhanda kubona icyo kurya ari hatari. Rero kugira ngo batwumva baze kubikurikira neza bamenye impamvu kuyisura ngaragaza imyaka myinshi ariko ari mike nubwo buzima nagiye mbamo. Kuko hari n'amazina bajyaga banyita kera hari n'ahantu twagira mu majyepfo kumva bavuze ngo budacya ngo wagarutse inaha urumva budacya bakwitaga budacya budacya cyangwa musiriki ni umuntu nyine utarajya gaseka. Twihanganire wende gusa ubu ngubu nyine aho namenye Imana nsigaye nseka madamu nyine tukishima tugaseka ariko sinajyaga mvuga nabyo mbishimira Imana. Ubwo buzima rero bwagiye butuma mbaho mpangayitse bituma imyaka nyine uruhu nawe undebye ntago wabyemera ko ufite imyaka 29 uvugishije ukuri ntago wabyemera. Nuko niko kuri n'ubuzima bukakaye ubuzima bugoye nagiye mbamo bwo kwiheba bwo kwicwa n'inzara nkumva ndahangayitse mbese nyine nta muntu nyitaho mbese n'ibintu by'icyangiro byarimo nyine imiryango twa duturukamo bari hatari. Hari karande z'imiryango nazo zigenda zigatsikamira umuntu nyine bigatuma baho mu mateka mabi. Nguko uko imyaka yaje kuba myinshi nanjye ubwanjye nyine ngiyiziho ko mfite imyaka mike ariko kwisura ari myinshi. Yego abantu wenda nkiraho nisegure ku bantu rwose abantu bajya muri comment bakadutuka bari abantu nabo baradukomeretsa bajye bihangana. Tugiye kubaho ukuri urumva tugiye kubaho ukuri kose gushoboka urumva. Agira ngo mfashe uzuminge identity zacu wereka abantu badukurikiye ko ibyo tuvuga ari ukuri. Nubwo nabwo hari abatabyemera bakavuga ko imyaka ngo kundanga muntu ngo bandika nabi. Nyemerere umbwire nimba urimo kuhareba neza ikiganiro kirimo kuri abantu bakafata ukuri. Imana Jean Claude rwose uvutse 97. Yego. Ubwo bibaho ngaho nyine ubwo buzima mubamo mbaho mpangayitse urumva itse mbaho ntaseka mbaho ndi umuntu nyine wasiritse mbese nka ryazina bari baranyise musiriki. Nkatambuka ati musirike ko sinavugaga nyine nahoraga ndi umuntu udasabana n'abandi ndi umuntu utagira inshuti ishwe ndi nyakamwe mbese nyine. Ubwo rero isura gusaza bituruka aho ngaho urumva ukuntu byaje kugenda nguko muri make kwisura yanjye yaje kugaragaza imyaka myinshi
wenda kamwe na madamu nawe wenda wabwire gati rurinda uko byari byifashe turakomeza. nanjye buriya ndaho nisanze nanjye mfite imyaka 3 nisanze nta mubyeyi ngifite w'umumama mama atariho nagiye nderwa na bakuru banjye umwe yakura akansigira uwundi. ubwo rero muri iyo myaka 3 nk'ibiri n'igice cyangwa 3 nibwo nagerageje kubaza bakuru banjye ni mama ari bakajya bambeshye bati yagiye nk'igitaramo nakongera narira batari ikigararaje nakongera narira ngo ageze mu Gitega bagakomeza kunjijisha gutyo. noneho nibwo mukuru wanjye umwe yigize gufata akantu kakanuza cukura kobo ashyiramo agati kagasaraba aravuga ati mama yarapfuye baba kubeshya ati twaramushyinguye maze ndarira koko. ubwo rero kubw'ibyo narakuze ntangira ishuri ndi umuntu usiritse nanjye mpora narishwe n'agahinda ku buryo niyo nageragezaga kuvugisha abandi bana twiganaga navugishaga umuntu nzi ko adafite nyina kubera ibikomere nabaga mfite. nta n'ifoto ya mama nigize mbona. ubwo ntangira ubwo rero niga ngeze aho rero ngeze nk'umwaka wa 7 nibwo umwaka wa 7 nibwo navuye mu ishuri. ubwo mukuru wanjye nyine wundi wanderaga mukuru yarashatse barambwira batakugira ngo uve mu ishuri have mu ishuri ya mukuru wawe wigaseraye ni wowe ukwiye kuva mu ishuri. mva mu ishuri nkajya mpagarikira abakozi nge duhinga. nta buzima bugoye cyane bw'imibabaro bw'imirire nahuye nabyo kuko twajyaga duhingisha abakozi nkareba abakozi ariko nkahora mfite agahinda cyane kuko nahuye n'ubuzima bubi bw'uko ntareba mama. nkuko nisanze mfite imyaka 9 ndwaye uburwayi bw'ukuguru bigahora bintera agahinda bikambabaza cyane n'uburyo ngira mama yari kunkurikirana akajya kumvuza uku kuguru. papa ntiyarakiriho? mama wanjye yapfuye nyine mfite imyaka 3. papa we yapfuye 2014. hako nawe yari umugabo nyine wari wifitiye undi mugore muraza abagabo bafite abagore 2 aho yarigendeye nta kuvuga ngo arareba iby'abana. nuko nkahora n'agahinda n'umubabaro. ubwo rero haje umukobwa wazaga mu rugo akorana na mukuru wanjye wundi yakoraga muri Antori y'Irutongo. noneho rero ndamuganyira ni rwose mbwira ahantu najya kwivuriza bakamvura uku kuguru nyoboka inzira y'abapfumu. ubwo naragiye nkimara kugera ku mupfumu naragiye banyereka akantu k'agatebe k'akanyarwanda ngo nicareho. igihe ngiye kukicaraho ariko nkumva ngo iyo ugeze ahantu ukicara ku kanyarwanda ngo ubucyuye ibidayimoni byaho ntangira kuvugira mu mutima Imana yanjye yo mu ijuru nubwo ngeze hano kubw'umubabaro ariko ibidayimoni by'aba bantu ntibimfate. yo kumva bahise babimenya birantutse ngo akakari mu makira mwakazanye hano gukora iki? ubwo ngubwo nibwo nageze aho Imana ngiye kuhicara umupfumu aratangira agira uburakari ati wenda nimba ari icyo cyakuzanye haguruka ugende. ubwo ngubwo nageze aho ndicara ariko ndavuga Imana yanjye mu mutima ntibimfate ndicara. ubwo rero igihe cyarageze turataha. muri uko gutaha rero mukuru wanjye nasanze yakiriye inzira y'agakiza yavuye mu barokore arambwira ati wavuye mu bapfumu ubundi wakwize mu barokore ko basengera umuntu agakizwa atagakira n'uburwayi. ubwo nahise mvuga nti koko bya biti nazanye ndabireka ndeka kongera kubinywa. dutangira ubwo tujya gusenga. ubwo ngiye nabatirijwe ahantu bita mu Gakinjiro niho nabatirijwe muri 92 Agakinjiro ka Nyarugenge. yego ndi kwabona. ubwo ngubwo nabatijwe muri 92 tariki 24 z'ukwa 12 92 nibwo nabatijwe. noneho nabatijwe ndi umwana mutoya nge nizere ko ntangiye kuba gakumi gatoya ka kangavu ariko nari wari ufite nk'imyaka nka 18 nka 16 wenda 18 kuko kwavutse 7 kana 18 nge nagira ngo wenda ni nko muri wenda nagira ngo nk'icyenda. ubwo ngubwo nibwo nabatijwe rero. ndangije kubatizwa rero ubwo nayobotse inzira y'agakiza ndakizwa. noneho mpabwa amasezerano mu 97 nibwo Imana yajyaga imbwira iti nzakugira neza nzagukorera ibitangaza mpabwa isezerano ry'ubushake. ako ndategereza 97 nibwo haye isezerano ry'umugabo. noneho rero mu gihe yari arimo kuvuga Imana yavuga iti ndaje nkwiyereke nkumva yuko bije rwose mu gitondo bije.
ngera ubwo numva binkomereye pe, nkagira ngo imana, nkagira ngo abahanuzi babimpanuriraga, nkagira ngo wenda bari bavangiwe, ariko isezerano ry'Imana riratinda ariko ntirihera. Noneho rero ubwo ngubwo igihe n'iki cyageze, ariko mu by'ukuri hari ikindi gihe nigize muri 2001 nigize guteshuka, noneho ndavuga ni banza atari Imana yavuganye nanjye, barambeshye. Ndongera ndarwara cyane, ndwara uburwayi bwo mu nda, ndarwara cyane, uhaza umukobwa nanone aranyobya, mba nsubiye mu bapfumu nanone. Rero narembye rwose, narembye bikabije. Haza umukobwa atari ko ye kuri igicucu abantu ntibivura, ngo gukizwa bitandukanye no ko wapfa ukagenda ukarangiza. Nuko ndavuga nibwo se njye nzajya mu bapfumu, noneho njye nabonye Imana imbuza gusubirayo, ntabwo nasubirayo. Umukobwa ati wenda si no mu bapfumu, ati nzakujyana ahantu bakoresha imiti atari mu bapfumu. Ariko kubera ko nari ndi mu ntege nke, nashidutse nsubiye mu bapfumu. Ngezeyo numva umutima muri njye wikanze, mbona ngeze ahantu hari ibigata babanza ukuntu kuri fondasiyo bitonze umurongo. Umupfumu yagerageje kunyakira, arambwira ati wowe barakuroze ubwo burwayi bwa bw'ukuguru, ati barakuroze, ndetse mbwirwa no kubyerekeye umugabo. Ubwo ureba barampanuriye n'ibyerekeye umugabo, baranambwira bati mbega umwana w'umukobwa wahuye n'ibigeragezo. Ubwo ureba nahuye n'ibigeragezo, abantu bakansakuriza bati uri umurozi, kandi ndi umwana wapfushije mama mfite imyaka 3, 2 n'igice 3, nta burozi nzi. Bakajya bansakuriza bati uri umurozi. Abana ba mukadata baransereza, bakansebya, umusozi ukansebya, nahita noneho muri ako gahinda kose no gucika intege, ngeze nubwo amajwi ambwira ati koko nta mugabo uzabona, ati umuntu bita umurozi, ariko ndengana. Noneho rero ubwo ngubwo yaje kumbwira uwo mupfumu, cyakoze shitani irareba nubwo idafite ububasha nk'ubw'Imana. Arambwira ati mbega umwana w'umukobwa baserereje ngo ni umurozi, ati baragusebeje koko, ati kugira ngo rero muzingure ukire uburwayi, ati uzatanga 4,000, ati kugira ngo rero uzakire ubu burwayi uzatanga 4,000, ati kugira ngo nzakuzingure ukire n'ukuguru uzongera utange 2,000, 8,000. Ndabyumvira ndikiriza, ariko numva umutima umpuhutsemo, mpita mbwira Imana, ni Mana ntashye, nimba wumva uzashobora kumpa umugabo bukanzingura nubwo banzinze, uzigaragaza undondore, kandi nimba wumva uzankiza n'ukuguru uzabinkorere rwose. Naho ubwo ndavuga Imana yumva koko. Ngiye mu giterane, mu gihe cyabayongwe, nari ndahantu mu giterane ijabana, ngiye kumva numva yongwe ngo hano ngo hari abantu bababaje Imana, ngo harimo ngo ababyeyi benshi, ngo harimo n'umwana umwe w'umukobwa. Yewe we Imana we, nahinzi ko bazandondorera, niba uzi iwacu ndi mu masengesho, bandondoreye mu giterane kigize paruwasi. Nuko ubwo ngubwo mbanza kubika umutwe, najya kubika umutwe ncecetse, nkarya urwara uwo nzi ko yaba ari nk'inshuti ngo mwaturire, nkumva ngo Imana iravuze ngo nutihana mu giterane ibisazi biragufata birakuzaho, ati kandi mu by'ukuri bene data uyu muntu tumusengere, ati yapfa arimbutse. Ndareba nta kugira ngo mpfe ndimbutse, narahagurutse rwose ndatinyuka, ndagenda ndisengera, baransengera, ndapfuka amaca bugufi baransengera. Ubwo ngubwo mpabwa amasezerano menshi, bakumira amajwi, nubwo amajwi yatabuze kubaho, bavuga ngo bamurondoreye ibirozi bye bansereza, ariko bari bandondoreye yuko ngo nagiye mu bapfumu kubw'intege nke nari narageze ncitse intege, kubwo abanserezaga nta buzima nahuye nabwo bwiza rwose mu kubaho kwanjye mu bukumi bwanjye. Ubwo rero nkomeza kugenda niringiye Imana, Imana igakomeza kuntumaho abantu, ati mwana wanjye nubwo bakubeshyeye ariko nzagukorera ubukwe, nzagukorera igitangaza abantu babibone batangara. Nkomeza gutyo, ngeze aho rero Imana igira neza, ishyiraho iherezo, impuza na sheri wanjye nguyu. Reba ubundi ntabwo tubeshya abantu n'abatubona rwose, ibyo tuvuga ni ukuri, tugomba kuvugira Imana kuko biri mu masezerano. Yavuze ngo tuzayivugira no hanze y'igihugu. Ubwo ngubwo nibyo ngibyo turimo, nibyo nababwiraga, amakuru yanjye nayo ngayo. Reka noneho duhita tugaruka rero mu guhura kwanyu. Mpera Claude microphone. Mwaje rero guhura kwanyu gute? Kuko bavuze ko yaje Butare ari wowe waje kureba, ariko mwaramenyanye, nibyo?
niba nibuka neza. ariko ninjye wateye intambwe bwa mbere njya kumureba i Kigali. Byagenze bite rero kugira ngo mutangire kumenyana? Kugira ngo tutangire kumenyana nyine indirimbo ngo bajya bita iby'Imana nyine ngo 45 iby'Imana ikora ngo biradutangaza. Nta wabimenya uko bingana kuko uramutse ubizi nyine mba narabimenye kera ko tuzabana narine cyangwa nawe yarabihishuriwe kera, ariko Imana yagumye irabimuhisha iza kugera igihe none ibishyira ku mugaragaro kugira ngo tumenyane rero narine. Urumva nyine bwa buzima nabayemo naje kububamo nyine bigera aho ngaho nza kujya mu gakiza. Wenda tuzabitegura ikindi kiganiro uyu munsi tuze kwibanda ku bitangaza nyine by'ukuntu nyine Imana yaduhuje. Naje kwakira agakiza rero nyine ntangira gusenga mba n'umuririmbyi, turi n'abaririmbyi nyine ubu ngubu pe, avuga butumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana no kuririmba nyine n'ibindi Imana idushoboza tugenda tubikora. Ubwo turi mu materaniro hari ku cyumweru ku mudugudu twateraniragaho bawita ADPR Gitisi, paruwasi ya Ruhango, Rurembo rwa Nyabisindu. Nibwo byabigeze nka 6:30 n'igice gutyo iteraniro ryenda kurangira, hari umama warimbaga mu indi korali y'ababyeyi abaraje numva nkozeho ati ngwino duhure hanze nkubwire. Baze kudutega amatwi b'umugambi w'Imana ukuntu utangaje. Ndasohoka nsohoka mvuga mu mutima mvuga ntubu n'ibyandi by'abarokuru wasanga agiye kundondora, wasanga wenda hari ibyo abonye bitameze neza wenda ntatungane Imana. Nsohoka ari ibyo bindimo nyine. Ndagenda arambwira. Yari umuhanuzi? Yego, umuhanuzi. Arambwira ati ko narose ngushingira ati nimo kubona nta sheri ufite. Kandi ubwo yabimbwiye yari ahari. Hari umukobwa twakundanaga bitaga Ivona, ni nawe nyine ubwo wapfundikiriye abandi twateretanye. Ariko akabwa ati nta sheri mbona. Ati ko mbona nta sheri mbona. Ati ngiye ati ndabona ati naraye ndose nyamara inzozi mbona tugiye gukora ubukwe kandi uwo muri kumwe ntago ari we mugiye kubukorana. Urumva ntiyaramuzi n'ubwa mbere twari tuvuganye nanjye namubona gutya yarimba muri korali tumaze igihe ariko nta uvugana n'undi nibwo bwa mbere aramvugishije. Arambwira ati rero ati ngiye kuguha nimero wenda nari bumbwire buryo ki nyine izo nimero wenda zamugezeho. Ati ngiye kuguha nimero z'umuntu uze kumuhamagara muvugane. Ampa nimero z'uyu nguyu nawe ntago yaramuzi. Urumva ntago yaramuzi ishwi nawe ntiyaramuzi. Urabizi neza ko ataramuzi cyane rwose ntago yaramuzi wenda yubudisobaniro gatoyi. Ubwo arambwira ati nusoza amateraniro uze kumuhamagara mbabari umuhamagare muganire. Yarakubwiye se ko izo nimero ari ziki? Kandi uyu muntu Imana yambwiye ko muzabana. We yarambwiye ati umuganirize ikizavamo muzamumbwira. Buri abahanuzi ntibakunda no kuvuga byinshi, yari umuntu w'ukuri koko akubwira nyine message y'Imana yikomereza. Ntwaye nimero arambwira ati ubwo ndagiye ndihuta ari bigahunda ngiyemo ndatashye atuze kumuvugisha ibindi muzambwira inyuma yaho. Ndagenda iteraniro rirangiye koko iyo ndamuhamagara ndamubwira nitwa Nkundimana Jean Claude ndi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Nk'abandi umusore ushima Imana, nkaba ndirimba muri korali yitwa Umucyo, nkaba nuko sinahita mubwira imyaka nyine. Nabwira nawe wanyemerera ukanyibwira. Arambwira ati ntacyo bitwaye. Arambwira nitwa Nyirabakwiyaline, nkaba ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana aho bita Bweramvura. Nkaba ndi umukristo nsengera muri ADPR, ibigeretse kuri ibyo nkaba ndi umuririmbyi. Niko yambwiye. Ati none se nimero zanjye wazihawe nande? Nabwira nti umuntu wazimpaye nyine ngo nze kukuvugisha. Ati ni byiza nyine twishimiye kumenyana namwe, nanjye ndamubwira nti twishimiye kumenyana namwe. Ubwo dutangira tuganira nyine tumaze kwibwirana. Ubwo ndamubwira niye nzajya nguhamagara nyine tuvugane. Nta mbaraga mbese nabishizemo nyine. Urumva? Sheri wawe se wari ufite wundi wakomeje kumutera? Byari bishyushye ahubwo rwose turimo dupanga buryo ki twazajya mu murenge nyine wabo barimo bashyashyana nyine buryo ki byari kuri uru rwego se. Yego. Ariko ubwo hagati aho mfite umubyeyi nyine, ubu wa mubyeyi nyine twabisimbutse haje gucaho imyaka myinshi tuza kubana nawe nko muri 2024 nibwo twaje gusubirana na mama nyine haciye hiyo myaka yose. Urumva? Ubwo birangije naje kubiganiriza mama. Ndamubwira nti se umubwira byandi bya Ivone uyu nguyu yatarazamo
ndamubwira ariko nkumva yaranca intege akajya ambwira ati ariko buribona Ivona muzabana urumva yaramuzi Ivona nyine hari ukuntu nyine yaramuzi kambwira ariko ati Ivona ati mbona Ivona asa n'umubeshya ati mbona mutazabana ngewe bite n'ukuntu namukundaga nk'abana Ivona tuzabana pe urumva ahita ambwira urumva ukuntu mama nawe yari mu mwuka w'ubuhanuzi ahambwira ati se ati Imana iramutse iguhaye ati umukobwa w'imyaka 40 utarabyaye kuko Ivona yari afite umwana ahita ambwira ebyiri ati Imana iguhaye umukobwa w'imyaka 40 utarabyaye utaranigeze urugo ati ari naho kugira ngo iguha 22 ati cyangwa 20 ati wabyaye ati wahitamo undi urumva ubwo mpita nkoresha nyine amaso yo mubiri mpita mubwira nti nge nafatwa 20 wabyaye ati nuko utekereza ati uracyaro ati nta kigenda cyawe ati nge naguhitiramo 40 abimbwira uyu nguyu urumva ataramumenya rero nibwo wari uzi imyaka ye oya ubwo twagumye turaganira ntiyahita yimbwira wari utaranamubona nari ntaramubaza ariko numvise ijwi numva arakuze ariko mubara nko muri 35 n'irindwi gutyo ndavuga nti wenda ntabwo arenza 37 bizabaho ngaho rero dupange kujya kumusura ndamubwira nti nyine nzaza umunsi n'uyu nagiye ariko wa gatandatu warijyanye ndijyana ndatega ngira Nyabugogo ngeze Nyabugogo arambwira ati fata bisi y'ibwera mvura urumva ndayifata ambwira aho mviramo ariko ari uburyo ki ujya guhura n'umuntu njya nkunda kabwira abana ko kantu ubwo atagitinga uburyo ki uri bumutange kumubona ku buryo nubona bitarimo kuvamo na phone wenda uhita uyirya urwaro ugahita umwihorera nubwo buryo ki nagiye mvuga nti ndashaka kureba Aline nkareba isura byibuze kamubona mbere nkamutanga kumubona nawe azi ibyo ndimo gutekereza nawe ari byo arimo gutekereza nawe aravuga ati ndabanza ndebe uwo ari we nimbona bitavamo nanjye nkwebe urumva ikintu cyabayeho navuye mu modoka mpitamuhamagara hari akavuyo k'abantu benshi abantu twahagaze havirimo abantu benshi muhamagaye mbona umuntu aritabye ndamubwira ati urimo urandeba se ngo hoya abavuze ngo hoya mba namubonye bitamukupa ndamubonye nimukubita amaso ntago namwishimiye pe ibintu mbwira abantu n'ukuri nahise mubenga mbese nkimubona uko niko kuri urumva ndangije ariko ndavuga nti buriya byashoboka ko ari nk'umuntu bohereje atari we vuga nti bashoboka ko ari nk'umuntu bohereje wenda kunyobora ari nasigaye mu rugo ndavuga nti reka mwegere numve ijwi ari rye ndahita mumenya ko ari we ndamwegera nkubwije ukuri nawe ari wibabwire namuhereje gutya umukono gutya urumva abantu badaherukana baba bakwiye no kuba banahoberana nk'abantu nyine bahuye bwa mbere ntabwo twahoberanye icyakora Aline twahoberanye umunsi w'ubukwe wa mariage nibwo twahoberanye nibwo mwahoberanye mu gihe cyose twamanye oyaze kwari ukuntu arakana ajya mwageze ku bukwe mutarahoberana tutarahoberana kwari akantu ajya akunda kumbwira ngo oya hari igihe nashatse kumuhobera twaramenyanye arambwira ngo tutababaza Imana ako kantu karansetsa n'ubu hari igihe tujya twicara akamwibutsa arambwira ngo tutababaza Imana rero kutahoberanye gusa se yego urumva nyine yaririnze birenga no kwirinda pe ababyumva si ukumwamamaza n'iki yaririnze urumva umuntu w'imyaka 52 urumva nk'uko abikubwira umva kandi gashya noneho umenye nonaha nanjye ntago narinzi ko kitari wambwiye ko wabatijwe ntaravuka 92 urumva yakiriye agakiza ntaravuka icyo cyo ntago nari nyizi urumva ubwo birangije rero Aline tuguma tuvugana ubwo uwo munsi turahura njya kumureba mu rugo ariko tugenda numva ntishimye mu mutima ndavuga ntari nuko biri kose aranduta urumva sindamubaza ikintu cy'imyaka nawe ntarakimbaza ndagenda baranyakira teka neza cyane barantekera icyo gihe kabisa abanaga nande icyo gihe abanaga namukureba murira nuko ubwo birangije turicara baranyakira turanywa turarya turaganira basomera ijambo ry'Imana turimba indirimbo mu gitabo ndasenga ndahagurukira nditara ndabwira nti naho ubutaha urumva nta jambo navuze nyine nk'umurana igiye gusura nk'umuntu mukundana cyangwa bikunda hari ikintu buri buvuge kavuga uti ni inshuti yanjye ibyo sinabivuze kuko umutima wanjye sinari nabyakiriye neza nyine namurebye nyine ndavuga nti oya ntago aha ntibyavamo rwose haraswase ntago byakunda ndataha ntacyo ariko sinabimugaragariza urumva tuguma tukavugana akayampamagara
akambaza ese bimeze bite ni sawa noneho bigeraho ndavuga ati subu Aline nzamwikuraho gute urumva mbese icyo gihe mwabwiranaga ndagukunda cyangwa nta byari birimo ni ukuvuga ngo ndagukunda yari irimo ariko akantu bita sheri nako kaje kuva kure rero urumva turaza ukageraho ubwo yambwiraga nyine sheri ndagukunda yamubwira ndagukunda ariko yamubwira ndagukunda idahari urumva nta nyine nkabimubwira ku munwa ariko ku mutima nta biriho urumva bigera igihe rero ibihe namuhamagaraga abona birimo biragenda bigabanuka kabona bwije ntanamuhamagaye ariko akagerageza ko sheri warampamagaye yarampamagaye pe urumva kajya mpamagara nk'ubu tuvuganye iminota tumaranye abagahamagaye nk'inshuro nk'eshanu yego arampamagara bigeraho noneho nza kuvuga nti reka mubaze kama mbaya numva imyaka afite tunarangizanye urumva hari nimugoroba hari nijoro ndamuhamagara nabwo Aline karame ndashaka ko tuganira kandi ibintu by'umumaro wanyemerera ukambwira imyaka ufite utambeshye ukambwira igihe wavukiye numva asetsemo numva kubisa agatwenge ati nta kibazo ndamubaza wavutse kangahe twe nanshubije yarambwiye ngo ko ndi mukuru se ngo ndakuze pe urumva barambwiye ngo niye ntuvuze ngo ndakuze pe nuko yavuze urakuze se imyaka yawe ntuyizi ati ndayizi aho ntabambaje akabazo arambaza ati se ati umukobwa wumva mwakundana ubu ni umunyabwenge arambwira ati urumva yaba atarengeje imyaka ingahe numva arankomye ikibazo urumva ndababwira nturazi aramutse arengeje 35 ntago byaba bikivuyemo najye twavugana kandi mubwira irenga kuri urumva umutima we sinzi ko yabyakiriye savuga ati nkuyeho tu urumva ariko nkabana nese mubaza akantu ndamaza ntese ubundi ari wigeze usaba Imana ibimenyetso ikwereka ko ari nge tuzabana arambwira ati narabibonye ko ari we tuzabana Imana yarabinyeretse nturabisengeye irabikwereka ati ni wowe ati narabise arongera binsubiramo ati ni wowe urumva ati narabisengeye ati Imana nyereka umusore muremure umeze gutya na gutya ibimenyetso biramfata urumva ndamubwira none se ari ikintu cyo kumbwira imyaka kiragorana arambaza ati ubwo se atora nkekira nko muri ingahe urumva namubwira nti ukuntu njya ngira nyine amaso y'umwuka wera namubwiye nti cyakora ntimbona nturi uwo muri 70 ni hagati ya 72 na 74 mbamubwiye yego niko nahise mubwira nturi uwo hagati ya 72 na 74 nibwo wavutse ati nibyo ati sinumva wabimenye se ati naho ngaho none se nyine ni 72 ni cyane 74 ni mamo kimwe ati ni na kane urumva nyine ahise yiheba nyine nkimara kumubwira ko 35 ayirengeje bitavamo ariko umuntu wavuganye n'Imana bavuganye n'Imana baje bamutinya buri umuntu wavuganye n'Imana afite icyo yagize gute yokeje urumva ndangije ubwo nahise numubwira nti ngewe rero nkubwiza ukuri mfite imyaka 30 ubwo nanjye mba nitwerereye umwaka umwe urumva ndavuga nti reka ndeke kumubwira muri za 20 na atumva kandi utacyane bitanuzuza 30 kandi icyo gihe mwaka ushize urumva nari mfite 28 ubu mu kwa kane ejo bundi kuyanga wadukurikiye babyumve nibwo ndi bwuzuze 29 bazanadukora university 29 nibwo nzayuza mu kwa kane ndamubwira nti yero mfite imyaka 30 ati tiko nkuruta ati cyakora cyo atubwa ati nta kundi atumbwije ukuri nyine atariko Imana yanyeretse wowe urumva ntubisubiyemo kandi ati cyane noneho nganiriza wa mubyeyi wanjye rero ndamubwira nti mukecuru ni koko kuri umubyeyi ngiye kukuganiriza njya kumusura nyine nawe mubwiye ko ngiye kumureba arambwira ati se wamubonye gute icyo gihe naje namumwereka ntinabonye akuze nabonye bitapfa koroha urumva arambwira ati se ati kuba akuze ati bitwaye iki ati umuntu ukuze niwe wubaka ndabwira ariko mani nta soni urashaka kunkingira abantu bakuze ntikubera iki urumva nubwo turi abakene urashaka nta soni ngende inyanya z'ibimene nuko namubwiye arangije nza kumubwira yo ngo akimbwira imyaka mpitamubwira ntuza gashya ni wa mukobwa ntitwakundanaga ni mu myaka murangana ariko nanjye namurebaga nkamubara byibuze mu 37 nkabona atayireka kuko ntawe umurebye uze kutubwira
urumva urebe ko yabirenga ntabwo 50 wayimukekera ntabwo wayimukekera ndangije ndamubwira ntuzi ko mungana mu myaka ati yego se narabanza kwikangamo urumva ati nibyo se ati wamubajije neza ntireka nimurangana niwo muri 74 urumva biramucanga yego none se urumva wagira umukazana munganya imyaka uza kantu yarambwiye ngo ari mu mugambi w'Imana byashoboka yampaye ati ubwo nguwo rero ati uwo nguwo ati byashoboka kurenza uko Ivona wizeye byashoboka urumva nuko yambwiye kwashaka kuba ataramwemeraga uwo Ivona umva nta kabisa yari ntago byarimo Ivona yamumbwiye tugitangira gukundana arambwiye ati Ivona ntago muzabana ati nibona mubanye pe ati sinzi uko bizagenda umubyeyi abambwiye gutyo ndamubwira nti uzi kunyanga ntibashaka kunkingira umuntu mungana nturumva ntubishyigikiye nawe ati none se ari umugambi w'Imana nabihindura iki urumva umubyeyi ubwo mpitira namurakarira muri ako kandi amubwira nti okay mba numvise nyine n'ubundi ndamubwira n'ubundi ntiwantaye n'ubundi mfite amezi 3 ntago wabura kunkingira umuntu mungana koko bitamubwira gutyo urumva mba ndikubise mba ndivumbuye uyu rero ndakumuhamagara ndamubwira ntarine rero mubwize ukuri rwose ntago tukiri kumwe nturanduta mu myaka wenda nari natinze kubikubwira ariko mu myaka uranduta urumva imyaka 52 hafi na 30 nta hantu biri guhurira rwose hari n'ihangane gusa Imana yakuvuzeho izaguha umugabo urumva mbamubwiye gutyo urumva wenda tukiraho natubwira uko yabyakiriye kimara kumbwira gutyo narabyakiriye mvuga gutyo ntibwo nzi neza yuko ntayobye nimba ari Imana yakunzaniye izongera nyine ikomeze isezerano mubona none se w'ibimenyetso byawe warabikuye he byuko ari we muzabana nararyamye njya mwiyerekwa mbona umuntu tuzabana ari umuntu w'umusore muremure w'igikara nuko nabibonaga nza gutungurwa rero nuko aje ameze gutyo nkuko nabibonaga mwiyerekwa ubwo nyuma kimara kunkatira nagiye muri repetition nanjye nararirimbaga muri korali ya Burakeye ngiye muri repetition mugoroba mbona kana gafite nk'imyaka 3 kaba karampamagaye ngo ngwino nkubwire ndagenda nditaba ati ngwino ngusengere akana gafite imyaka 3 ndakabwira ni se ntiwanyu barahari ati ntabahari kagiye kunyinjiza mu nzu ntihoya ngaho sengera hano ndapfukama mu mbuga karansengera we kansengera mu Cyongereza karangije ngo amen ngiye kubona umugoroba nyine ntamarashije gukora repetition nibwo natashye ngiye kumva numva yarongeye arampamagaye ngiye kuri rezo telefone yari yarayikuyeho mpita mvuga nti ni marayika pe nuko ubusheri burongera burakomeza ubwo rero dutangira kuvugana iby'urukundo dukomeza gupanga igihe bazatwerekanira none se tutaragera aho ngaho we niki ko wari warabivuyemo niki cyakugaruye ngewe rero ikintu cyaje kungarura ngiki naje kwicara burya wumveho ko iby'Imana ntireba nkatwe ntagireba nk'abantu nihibera Imana naje kwicara numva umutima urambwiye ngari kari ubwo aragiye gucira nk'ibyumweru 2 tutavugana naranamwihoreye rwose naranabyakiriye ko yamviriye mu buzima ndavuga ntari ku ngubu ubundi arine ni muntu ki urumva ubwo Ivona wari waramukatiye cyangwa yamukiri Ivona byaje kugenda gutya Ivona rero nawe mama uzi ikintu yarambwiye ngo Ivona kugira ngo wemere ko mutazabana ngo ngiye kuguha ikimenyetso ari umubyeyi ubimbwira arambwira ngo muzapanga igihe azaza kugusurira urumva Ivona yarataraza mu rugo nyine naragiyeyo ngo umunsi ngo mwapanze ngo ntazaza mama we ari ubimbwira ngo nikizabaye iki navuga nti koko ntinataza nzabyemera ko atari byo koko twapanze wa munsi nabwiye n'abantu Ivona arantenguha ntiyaza urumva ndavuga nti impamvu numva ni impamvu yagize turongera dupanga undi munsi wa kabiri nabwo ntiyaza Ivona ndisha umutwe bihita bigenda gutyo ariko rata nimba nanyumva si mubeshyera urumva nuko byagenze Ivona ambeshya kabiri nabwiye abantu namwiteguye nihirinze turiyo twanjye nawe urabyumva nyine byarambabaje nyine mama yatambwiye ati sinabikubwiye Ivona atari uwawe urumva ni noneho ndabyemeye uri umuhanuzi urumva nuko uyu nguyu rero nza kwicara ndavuga nti Mana
nimba ako karine ubona ari uwanjye ngiye kugusaba ibimenyetso ngiye gusenga iminsi 3 muri iyo minsi 3 ikimenyetso ngiye kugusaba ni nicara nkabona rine turi kumwe tuganira nk'umugore n'umugabo mu nzozi nkamubona gutya azaba ari uwanjye koko niwumva ndatangira umunsi wa mbere ndatangira umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu finali mvuga nti ni ntakibona ubwo ngubwo azarorere ubwo ntazongeye no kwirwa tuvugana mba mbonye koko mu nzozi ndarose mbona uyu nguyu turi kumwe nkuko twicaranye mbona turi kumwe turimo tuganira nk'umugore n'umugabo mpitana nakanguka ndavuga nayo kuzi ko byawe ntabi bishobora kuba biri seriye mu gihe nkiri kubyibazaho telefone birampamagaye mbona nimero sinyizi muraniye MTN ariko murani iza nimero z'abakiri buriya ko nimero guhamagara niyo mu kiruga ahita ubibona murani mbone iminani myinshi abarampamagara mbaye ngo nkunda Imana Jean Claude ntingewe okay ngo wanyita ngo pasteur ngo basemagero uyu ngo umuvuga butumwa uramuzi arampamagara semagero y'Umusanze ngo ndi mu majaruguru ngo imusanze nuko babivugira rero ati none ati mfite message yawe mvuye muri zanzozi nimeze itese ati ko mbonye se Imana igukorera ubukwe mu karere ka Gasabo Kigali ati bimeze bite ati mbonye Imana nyine ufite umugore w'igara rito mubona se cyakora ubu ngubu yarabyibushye twabanye yego barimo arabyibuha yishimiye urugo yishimiye umugabo urumva arangije ati nabonye uri kumwe n'umugore w'igara rito w'inzobe ukuntu ati mbona Imana yabashyigikiye mbona bakoreye ubukwe kandi Kigali abimbya n'imishinga w'ubukwe tutaranagaruka no mu rukundo naramwanze mbese niye none se ntiwansobanura ukambwira umuntu wari we ati message nayo mfite niyo ngiyo ati nkubwiye ko Imana igukoreye ubukwe ati mbonye muri kumwe n'umugore w'igara rito ati nibyo abaranakubye nongeye kumuhamagara ntiyongera no kumfata urumva abampaye message gutyo ariko nkajya gusenga hagati aho Imana ikayivuga ngo nkuze ubukwe ariko ngo harimo ngo n'ubw'i Kigali urumva ariko ngo harimo ngo n'ubw'i Kigali bakabimpanura inshuro nyinshi ariko simbikurura abandi ngiyewe nkunda Imana yo kwabavurwa iki ko papa yitwaga bavurwa iki washatse abagore 12 nakora ubukwe urumva nkumva ni ibintu narimo gukurura nyine nareba n'ubuzima nibereyemo nyine urumva ubuzima bwayi hatari nyine urumva no kubona icyo kurya ari danje nakuriye mu buzima bubipe gusa ikindi kintu cyaduhure nyine twahuye twese dufite amateka akomeye ako Imana yanjye ngo yajyaga imubwira ngo nzaguha umugabo ngo ufite ngo amashuri ngo za kaminuza hari ngakagira ngo ni za kaminuza nyine z'amashuri ya leta nyine naho ni kaminuza z'amashuri y'igeragezo ubwo ndavuga nti bya bintu bishobora kuba biri seriye numva agatima k'urukundo gatangiye kugaruka urumva ndongera ndamuhamagara nawe byaramutungo hari yumvise muhamana nabwo ntari ntimuraho ati yego tubimeze biteze ni sawa mba nditanguranye ndamubaza ni none se niko wanyanze ati ubwo se ari ngewe atari nawe ati ninde wanze ndi ni yewe ni nawe ariko ni nawe aranyanze ariko narijijishaga mu by'ukuri ni ngewe wari waramwanze ati none se ati bimeze biti namubwira nti nyine nagira ngo tuganire nturumva se ntiwazaza ntitukaganira urumva ati nta kibazo ati nazaza urumva ubwo hagati aho mama wabimpanuriye yaje nyuma haho kumbaza ati se ati byagenze gute nti yewe ntarine rero ntinabonye ashaje ntimbona ntago byavamo urumva ati ati urumva nawe ntiyaramuzi mu by'ukuri ati wasanze ntuziko ntangana na mama niko nta Delphine ko naje kumaza ntiwitwa ndarambye ngo witwa Delphine uwo muhanuzi nyine niko Delphine wanshimira kubana n'umugore ungana na mama koko ati kubera iki se mutaba atari umugambi w'Imana ati mwaba ati nyamara ati narabibonye ati ubwo sinzi uko wabibonye ati ariko ati nta wamenye burana naravangiwe abambwiye gutyo ati reka tubitegereze ubwo wenda naravangiwe ati reka tubyihorere ubwo arine rero agatima kagenda kagaruka cya kimenyetso nsabye Imana mbonera kimpaye wose magiri ntumva arampanuriye nkajya mu materaniro ntibasoze umuvuga butumwa ntasoreze ntabure gusoreza ku kintu kivanga ubukwe ngo kandi ngibwira mvura urumva ndavuga nti bya bintu nibyo uyu rero nkamubaza ari nacyo abantu badukurikiranye benshi bagenda bibibaza ngo buriya nyine baba batekereza ngo umuntu ubanye n'umuntu amurusha imyaka ngo abakurikiye ngo ubutunzi urumva ntago wabura kuhambaza reka ngo utange mbigusobanurire urumva ko bireba kuva i Kigali ugera ahangaho ukoze urugendo rungana iki si runini
no gusubira ntugiye gukora urundi runini ntiwaje utembagara moto yenda kubagusha ubu siyo mbukurikiye amafaranga ntabwo tuba dutuye mu mujyi wa Kigali aho turutse tumeze neza urumva kuko icyo nakimuwaje tukimenyana abana ariko ubundi wa mugani ubundi reka nze mubaze ubundi ari n'umuntu cyundi afite ibiki namaze ruri ari ubundi ukora iki arambwira ati ndi umuhinzi uri aho ngaho umuhinzi ufite imirima se ati ntayati ni ugushakisha bisanzwe ese umuntu utagize n'icyo afite nanjye ko nta kintu mfite uyu muntu tuzabana gute urumva numva simbishyikiriye nyine ariko tukiri aho urukundo rwacu ntitwabanye kubera ibintu si imitungo yatubanishije pe urumva ko n'ubuzima tubayemo nyine ni Imana nyine n'umugambi w'Imana urumva nta bya mirenge dufite ariko turashimira Imana uduke tubonye turanyurwa tukatwakira gutyo ari ndamuhamagara nabwo nti okay ndumva ntitwakomeza ntirukundo twarusubukura nitukongera tugakundana atese ati bya bimenyetso se wambwiraga ati wabisabye Imana tirabikwereka abari kambaza ndavuga nti yarabinyeretse ati okay ati ni byiza nimba yarabikweretse urumva turatangira turapanga turi mu bantu bapanze ubukwe igihe gito yabuhita abona mu gihe gito uzi ko twapanze ubukwe mu mezi 2 bugahita buba mu mezi 2 kumwe 2 mwapanze ubukwe mu mezi 2 tumaze 2 tumenyanye 4 amezi 4 yarahagije ngo nyine tubito nuba ngo mwamaranye amezi 4 mbere yuko mukora ubukwe yego cyamaye tuhita cyane bya umva nyine byacu byabaye bitangaza ese ari ubundi reka nkwibariza akazi gatoya wenda tutarinjira no mu gihe cy'ubukwe ubundi ku myaka yawe wumva gugikereye umugabo kuko hari ukuntu ubundi tuzi ukuntu umuntu ateye hari imyaka umuntu ageramo cyane wenda cyetse nk'umuntu wabanye n'umugabo ariko wewe batubwiye ko rwose reka da ntacyo wari uzi wumvaga umubiri ukigusaba umugabo cyangwa byari ukuvuga ngo gusa ubone umugabo nyine wo kugira ngo muzasazane mvaga nkeneye umugabo kubera yuko n'Imana yari yarabimbwiye nahoraga ndindiriye niteguye amajwi iyo ntiyaburaga amajwi akaba menshi atari ku ngubu ntuzapfa urwo ngurwo koko dore yuko na papa ajya gupfa hari igihe yigize kumvuma sinzi ukuntu yigize kumpemukira aramvuma ngo nzapfa ngo ntashatse nuko rero ubwo ngubwo nkumva mfite agahinda cyangwa abana ba mukadata ugasanga barantoteje ngo ndi umurozi kandi nta burozi nigeze mbese nahuye n'ibigeragezo byinshi we ngiye icyo nashaka kumenya hari ukuntu umubiri w'umuntu muzima ukora kuko ubwo utari ko hari icyo ukeneye hari umubiri wari ukibikubaza ibyo bintu yego ko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati buri imyaka 50 ibyo byiyumviro biba byarasinziriye wenda bitagikora yego nari nkirindiriye nkitegereje nyine aho tukiri aho kandi mubaje nisaba kuko nanjye narabyibajiye muri icyo gihe abana ariko si umuntu wa 50 n'ibirimo kabyaramo wa mugani abana bungubu yaba gifitemo agashyuhera nashaka kwibaza nuko yanze kubivuga neza yagize isoni ariko ntabwo babidutera bwo kubihamya kuko yego Imana buri yihuza abantu izi n'impamvu ibikoze yego ndangire namubaza ese abakuru baraza kubyumva nyine ndahaza ni kari izi gahunda izi nizi biracyakunda urumva kwaje nyine arambwira ati biracyemera ariko sinabyakira neza abana narambeshye pe urumva nubu koko ni kwa kwezi nubu ngubu ntuherukayo ati cyane urumva ni ku myaka yawe ufite ati cyane urumva ati nubu ngubu maze byabaye nuko yambwiye ndavuga nti bya bintu kuko nibyo mu mugambi w'Imana niyo mbwira abantu hari igihe tuzakora ikindi kiganiro noneho dukikiye n'ababebe noneho dufite abana wumva ibyo byiringiro bifite cyane turabifite rwose byiringiro n'amasezerano y'abana barahari urumva se rwose bizakunda turabyiringiye ubwo rero ari narambwira ati humura ati ibyo ngibyo ntugire ikibazo ati biracyemera urumva numbashubije umutima hamwe ariko icyo kibazo nanjye nakibajije nanjye muri ako kanya ndabani na 52 ariko se ubwo abantu badukurikiye baze kubyumva urumva kugira ngo bumve ko hari inkuru ziba zidasanzwe n'iyacu ntabwo isanzwe kuko impamvu idasanzwe wagiye uzumvamo nyinshi iya mbere hari ukuba yarahawe amasezerano uyu muntu aribwo mvuka urumva
iya kabiri hari ukuba Angana na mama reka umfashe reka umubyeyi hano bari we bangana mu myaka yego iratangaje mbega Angana na nyirabukwe yes bivuge mu kinyarwanda cyiza yego na nyirabukwe dore nguyu uwo mubyeyi ureba begeranye uzuminge neza unyerekera abantu uwo ni marume ubona twari kumwe nyine ari wahagarariye papa ni marume wahagarariye papa uko yarapfuye noneho ureba bari bahereje kado niwe mama umbyara mwitegereze umurebe uzuminge unyerekere abakunzi bacu uyangana n'umugore wanjye neza neza mu myaka icyo tutazi neza cyakora n'amezi baba barutana ariko umwaka n'umwe yego dore rero wa wundi wamureze ni uyu nguyu aho ndi babanaga nguyu uwo nguyu ureba umukikiye uwo ni mukuru kugira ngo babyumve neza ko iyo myaka nawe atabeshya atibeshye uwo ni mukuru we yes uyu ni arya afite imbyaro zingahe abyaye gatandatu umwana w'imfura bimeze bite afite abana bashatse umubyeyi bavukana n'abuzukuru kugira ngo abantu babyumve urumva rero ni hake cyane sinzi nimba iyo nkuru wari wakanayikora y'umuntu ufite umugore ungana na mama we sinjye wa mbere ukozeho iyo nkuru hari undi wigeze uyikoraho ni bakeya muri iki gihugu naho wazenguruka n'ababa abana mu ubwo buryo twakoze ubukwe ibi ni ibimenyetso nabikweretse niyo ugiye kuri YouTube bazajyaho baburebe wandikamo ubukwe bwa Rine na Claude uhita ububona twagize ubukwe bwiza bazaburebe urumva Imana irabikora Arine uwo nari nanze Imana mbona ibinyinjijemo nta muntu mpase nta muntu bimpatiye ariko umugambi w'Imana gusa nta ya mitungo bavuga mukurikiyeho ntayo pe kuko namubaje ndamubaza cyangwa nta birenze urumva kuko harabona agiye nanga bari bafite n'ibintu byinshi ariko nkabanga bari no munsi yo mu myaka ye yanarutaga mu myaka ariko rata byari iki byari umugambi w'Imana reka none rero tugere ku muri icyo gihe cy'ubukwe yego ntabwo wenda abantu bigeze baguca intege bavuga bati se ko ugiye gushaka uriya mukobwa kuruta bimeze bite papa kunca intege gusa hera muri korari aho naririmbaga byakumva nkumva umuntu araje ati yewe ubwo urumva nyine twarapanze nyine ubwo twihuse nyine ubwo twageze mu bukwe ubwo dupanga kuzajya kwerekanwa oya habanza gufata irembo mbese urugamba rwanjye narutangiye mu gufata irembo nibwo abantu batangiye kunyereka nahana gahunda n'umuntu akampakanira finale urumva ati reka simboneka urumva namwerekaga ifoto y'umuntu nyine tuzajya mu rukiko ati wapi akahitamo impamvu zidahari muri yo kugira ngo ampakanire ibyo si bigeragezo nahuraga nabyo se nawe ari butubwire n'ibyahuye nabyo mu ruhande rwe ubwo ndabyibuka kugira ngo umuntu ujya kunsabira irembo yagiye ari umuntu wa gatandatu mu bantu uwa mbere yarabyanze uwa kabiri arabyanga uwa gatatu bagira mu bantu batandatu babyanga urumva icyo gihe njyana n'umuntu utabizi urumva tigeze bwira mvura bamukubise ikinyarwanda bati reka hano umugeni wacu twanaguha urumva kubera iki byabaye kwiranje nyine urumva abona nizeye bose bagendaga bantenguha ubwo tubona turahavuye cyakora birakunda ubwo gusaba irembo biremera hakurikiraho kuzajya kwerekanwa rero tujya kwerekanwa iwabo mbona bwera mvura ngenda mperekezwe n'ababyeyi babiri n'abandi bantu babiri baturutse i Kigali mboneraho no gusa Imana ibaha umugisha abantu badufashije mu bukwe Imana ibaha umugisha ni ukuri hari abaturwanyije ariko hari n'abadushyigikiye nta kintu dufite ubwo tujya mu ubwo kwerekanwa birangiye dupanga twavuye mu murenge ku itariki 19 z'ukwa munani yego nibwo twakoze umurenge yego ubwo birangije dupanga noneho umunsi w'ubukwe twakoze ubukwe ku itariki 8 z'ukwa 11 kugira ngo abantu babyumve ku itariki 8 z'ukwa 11 k'umwaka ushize 2025 nibwo twakoze ubukwe twandikishije invitation hasigaye ukwezi kumwe ngo ubukwe bube
yego kubera ukuntu twabyihutishije noneho uyu nguyu nkajya mvuga nti ko biri kose ashobora kuba arimo kumfatirana kugira ngo ahari bidapfa urumva imyaka yari ishize ari myinshi urumva yamvuga nti ahari arayiburebe ntabwo twagata haragire ngo bari buntware kuko namubwiraga ikintu namubwira wenda nkabwira se yambaje ati uko se tubushyire ryari turabushyira ryari se mfite iki turabushyira ryari se we afite iki ari njye ntacyo nacungiragaho ari nawe ntacyo yacungiragaho amaze se tugapanga ibintu tukabara mu mafaranga nkajya mubaze se muri ayo ngayo ufite angahe ati reka tubunizeye Imana Sarine basi se urumva naje kumukunda kugira ngo abantu babyumve ndamukunda bigira nubwo mubwira ariko se niko mbona ubukwe tutazabushobora ntiwaretse tukishingira basi urumva yego bigira ubwo none nifuza ko twishingira arambwira ati reka ati suko navuganye n'Imana ati Imana ambwiye ko izankorera ubukwe urumva ati kandi ko kigomba kuburema afite ubu yari afite ibyiringiro mbese koko urumva by'umukristo ndamubwira nti koko ntari nturabyize Imana izakora ubukwe nareba n'ukuntu ndimo kuburara avuga ati shabo ubukwe nimbona bubaye urumva Imana yo mu ijuru izahabwa icyubahiro ubwo turapanga subi inyuma gato tujya kujya mu murenge ko umurenge twawukoreye hariya muri Gasabo n'undi mu murenge wa Jabana niho twasezeraniye urumva nabwo basore napanze ko ko tuzajyana nabo barampakaniye wanyuma mpakanira finali tuzajyaho nk'ejo bose neza bikuramo evo uzi ibitero nahure nabyo mu bukwe baraturwanyije ku rwego navuze ntubundi ibi bintu nabigiragamo iki urumva baraturwanya uwo duhanye gahunda agahita mpakanira ku munota wanyuma ariko nibwira rata n'abantu bari kutwumva umuntu ubona satani arimo kumurwanya buriya satani akurwanya abona uzavamo ukomeye ntago yakurwanya abona uri umuntu wa nta kigenda ishwe kandi hahandi imbaraga zawe zirangira hahandi ubona abantu bagushizeho niho Imana itangira igira gute ikora kuko abantu baragendaga Imana igahita icomeka mu undi muntu ntanazi ko Imana yigeze yakambwira ngo ubukwe bwawe ngo abantu bazabutaha ngo 90% ngo bazaba ngari abantu ngo Imana irarikiye kuko niko byagenze ari abakoze serivisi ari abagize gute n'abantu Imana yirarikiye ubwo twarapanze turapanga mva gashya katubayeho twarapanze bigera hasigaye icyumweru ngo ubukwe mariage ibe nta n'imyenda turanabona yo kwambara urumva nta byo guteka biraboneka urumva ibintu byose nta gifatika gihari nkajya nireba nkajya mbaza mama nkabwira ariko se uma ubukwe ubu ngubu uzaba akajya muhumuriza cyakora Imana imuha umugisha umubyeyi wanjye umva nyine nawe si umuntu ukomeye nyine ni umuntu uciritse kubera nyine ubuzima yagiye anyuramo nyine yari umuntu w'umukire nyine pe akambwira ati biturutse mu kwizera mu yo twasenze buzaba humura urumva akampumuriza nkabwira nti se ubu urabona kujya gusaba hari ibijyana hari ibyo bajyana by'amajerekani ibiki n'ibiki amafanta yo gusaba ibyo nta n'igihumbi nayo ifite ku mufuka inkwano wari warazitanze inkwano se ito ndakubwira uko byaje kugenda urumva byose byabonetse finali urumva ku munota wa nyuma Imana yakoze igitangaza yatangiye gukora igitangaza ku wa 4 ubukwe bwari ku wa 6 urumva nibwo nahagaritse umutima invitation zaratanzwe ibiki byose byaratanzwe ubwo imyenda byageze haratubwira ati ko mutampa avance bimeze bite urumva ati nimurenze igihe iki niki nta myenda yanjye nzaba ntago muzayihakura mutampa avance sha baraturwanya ndavuga ati ibi bintu kabisa ubukwe burapfuye tu urumva bigeze ku wa 4 ubukwe buri ku wa 6 nibwo umuntu wambira anyoreje 3,000 kuri momo urumva yego mbona biraje ese 3 mwaka byaramwe mu gihe nkiri ndi kubyibazaho mbona ndasunitse 5 urumva iryo joro nakira hari 8,000 ndavuga no si 8,000 nibyo bizajya kunsabira nibyo bizavamo amafanta n'injerekani n'ikiro mva birancanze oya kajya mbaza ibyo maze kugira urumva nkamubwira nta kiragenda pe nanjye nkamubaza se wowe umaze kubona iki ati reka ati nanjye biracyari kwa kundi atari ko ati nizeye Imana ku wa 5 rero ubukwe burejo nibwo Imana yatwiyeretse urumva nibwo najyaga kubona
nkabona kuri telefone wohereje 10 wohereje 15 wohereje 2 wohereje 1,000 byagiye kwikubita saa 12 byikubise muri 8 kugira ngo abantu babyumve nareba n'amazina y'abantu menshi sinari kwa kundi ko Imana yagize gute yabimbwiye niko byagenze narebaga izina cyangwa abantu namenye muri nka 3 abandi bose n'abantu Imana yirarikiye gusa bagiye badukoraho umugisha ariyo mpamvu ni ukuri buriya umugambi w'Imana uratangaje urumva ndangije mba bya bindi byo gusaba mbona birabonetse urumva imodoka nayo ibirabonetse urumva twari guturuka mu majyepfo tuzajya Kigali bwera mvura tubona biremeye urumva turagenda uyu nguyu n'abandi b'imyenda byahise bikunda amafaranga tuba turayabonye tuba turamuhaye ibyo guteka biba birabonetse biboneka mu buryo natwe bidutunguye tutabasha gusobanura ngo byavuye he biraboneka evo twagize ubukwe bwiza mu mujyi wa Kigali urumva abantu barabutaha niyo nkiraza abantu bazaburebe urumva ariko n'abarozi rata barashungera byahinze bigira ku munota wa nyuma he nabaje kuvanga ese ubukwe bwari na Korode burahari wa wundi wabaye Marine wa wundi w'umutindi bandi nabo bavuga ngo wa wundi Arine w'imyaka 52 subwo yakoresha ubukwe biratangaza ari ku ruhande rwawe hari ibibazo wigeze uhura nabyo wenda by'abantu baguca intege cyangwa se wenda by'ibindi bigeragezo wagize muri icyo gihe cy'ubukwe mu gihe cy'ubukwe nyine bamwe bumvaga yuko ntazakoresha ubukwe wenda aje kuntendeka beshya tutazakorana ubukwe ariko bisanze nyine babona kuri finali dusezeranye yego reka noneho rero dusoreza aha hantu nshaka kugira mumenye ubukwe burabaye urumva nawe hari ibibazo byinshi bajyaga ugira by'amatsiko kavuga uti si uyu mugore buriya hari iki kigenda ugeze mu rugo wasanze ibintu inzira ikiri ari nyabagendwa cyangwa wasanze bimeze bite mu ijoro ry'ubukwe dusangiza uko byari bimeze mu ijoro ry'ubukwe rero buriya nyine biba ari amabanga nyine buriya ariko mu by'ukuri tubinyujije muri iki kinyarwanda byari hatari nyine urumva ntabwo byari byoroshye kurumva umuntu w'imyaka ingana gutyo 52 urumva nanjye wa 29 urumva byanga bikunda nyine urumva nkuko nabikubwiye mu kanya kashize nakubwiye ngo ahubwo natekera abana isuku kuko ntiyakonje urumva n'ubundi nyine byahinze bikigera mu ijoro ry'ubukwe ibyo bintu nk'ibyibaza abana yose abandi biri bwemere bura ko yarakonje urumva ariko rata nyine namusanze kabisa nyine uko umukobwa nyine abakimeze nicyo cyantunguye buri mu bintu byantunguye nubizi sange nisamubwana icyakora kabisa kugusanga nyine ukiri umukobwa wirinze ibyo bintu byaranshimishije nukuri niko namusanze urumva se umuntu wabayeho umugore uhita umumenya nyine pe abantu badukurikiye barabyumva cyane uhita ubibona ariko ijoro rya mbere byo byari hatari ntago byari byoroshye navanga hari nta n'icyanakozwe reka wenda tuve kuri icyo kingicyo cyo kuvuga uti wibazaga wenda niba yaba atarakonje cyangwa iki urumva ku mukobwa wirinze birumvikana nyine bwa mbere ntabwo biba byoroshye ariko se nyuma yaho waje gusanga nta bukonje koko buhari ibintu ari amahoro ibintu bikeye n'ibyo bavuga ngo ni wane yego ubwo byaje kwemera ni ukuri byaciyemo mbese ni ruzungu nyine urumva cyane kuko hari abantu bashaka kuvuga ati imyaka ntago twakwizera ko papa umva nanjye icyo nta warushije kukibaza ariko Imana yaje kubigenza neza biremera ubu rwose ni haleluya rwose turashimira Imana byarakunze ubushyuhe buraza aranezerwa nanjye ndanezerwa nyine tubishimira Imana icyo cy'Imana yarakivivuye yego ariko hari ikintu wa mugani nibagiye kuza kumubaza cy'imyaka ndagira ngo ari ukitwibwirira urumva nicyo naje kuvuga ni imyaka ntago umuntu yahita yemera iriya 40 ingahe byagenze bite ku buryo rwose umuntu akuriye akavuga ati ntago 50 yahita yigukekera byagenze gute kugira ngo ngire iyi myaka najyaga mbabazwa cyane nuko ntasohorezwa isezerano ndi mutoya Imana nasenga nafata iminsi ndi imbere y'Imana ndimo gusenga Imana ikambwira iti ntugakangwe n'imyaka nje kukugera nk'umwana mutoya yego igenda rero hari ukuntu yagiye inogereza ikampindura nk'umwana mutoya kandi nkuze
Yego. byose ni ishimwe ry'Imana. Claude na Aline murakoze cyane kutuganiriza. Ni ukuri mufite ubuhamya bukomeye cyane. Tuzagaruka n'ubundi tuganire no ku bundi buzima. Hari ibintu wagiye uvuga uti tuzongera tukaganiraho by'ubuhamya bundi bw'ibyo mwaya ariko n'iki wenda tutarasoza wenda abadukurikiye nyine turabizi isezerano nyine hari abantu bafite amasezerano urumva twabanza kubakomeza urugero nk'abakobwa bamaze igihe mu butayu bwo babyita ngo guhera kuyishyika yego urumva uyu nawe yararihezeho sibyo abo tubanje kubakomeza na nyuma ya 0 bya bindi abantu bamaze gushyiraho akadomo ngo byararangiye n'iby'Imana igizura ikabigira ibishya yego uwo mukobwa yabo ufite guhera kuri 30 kuzamura 35 40 45 50 yewe nashaka banayirengeje urumva hari ukuntu banabita amazina rwose nawe bigatuma yiheba yego yaragumiwe yagize ate gutyo ariko ndabakomeje amadini ho bajya bavuga ngo ni icya 10 cy'itorero nuko yego abo ndabakomeje bihangane bategereze isezerano ry'Imana be kwicira inzira ngo bajye mu bapfumu ngo bajye kwirwanirira bategereze bagume basenge Imana irakore yakoreye uko Aline na Claude izabikora. Ikindi ngaruke ku basore nabo bibwira ngo ukuntu umusore yibwira ngo ubuse ngufite imyaka 25 ko ntabwo ngo nashaka ngo umukobwa ngo wa 30 ngo cyangwa 35 cyangwa 40 ibyo no kwibeshya Imana yabyemeye birakunda nkuko nanjye yabyemeye bikemana nari nabivuyemo sinabikubwiye ko nari nabivuyemo byari byanze ariko Imana irangarura kubera iki yashaka gusoza umugambi wayo yari yaravuze kuva kera. Rero turabakomeje Imana yadukoreye ubukwe urumva ni ukuri tuzongera tugaruke no mu kindi kiganiro duhamya n'ibindi bitangaza Imana yakoze. Rero twisabire nyine abadukurikiye ku Isezerano TV turabizi muri inshuti nziza kandi ubuhamya bwacu arabugiye kubakwa naho bugiye kubageza urumva ubuzima tuba tubayemo nyine ntabwo babworoshye karenge nawe wagiye uyibona nyine yego ubuzima bwawe ntibworoshye urumva imibereho urumva imirire byo kurya urumva cyane ko mwashakanye mwese ntaho dukura uko niko kuri guhari pe ntaho dukura dusobanuye ko no mu bukwe byageze no ku munota wa nyuma nta kintu dufite rwose cyangwa ko Imana yishakira nkuko nabikubwiye n'amashuri twize ni make ntayo urumva ariko turashimira Imana yo Imana yaduhaye yatwigishije urumva sinigeze ngira ubuntu bwo kwirwa umwuga nakuze gutyo nyine bwa buzima bwo ku muhanda nkora ikiyeda aho mbonye ikiyeda ari icyo nkora ninaha rero nyine n'ubundi n'ubuzima tubayemo n'ubuzima bushiritse wagira icyo adufasha urumva hari mu buryo bw'amafaranga wagira icyo adutera inkunga twacuruza bikemera waturusha twabonye umurima twawuhinga wagira icyo aturushaho kuba tukaba ahantu heza ibyo byaba byiza cyane mbese mu by'ukuri nyine ugira icyo batubwira abakunzi b'Isezerano TV ni ukuri nyine bagume bashyigikiriye umuryango yego nimero bashobora kutubonaho wumva yagira uwo mutima wo kudufasha n'abandi bumva twabaha ubuhamya n'abandi bumva bakwifuza kudusura tukabaganiriza byimbitse kuri ibyo tuvuze byinshi kuri byo bahatubona kuri izi nimero hari MTN 0783 19 24 71 ndasubiramo 0783 19 24 71 baruye kuri Nkundimana Jean Claude bano kuri WhatsApp ndabaha na Airtel 0734 22 1 52 0734 211 554 amazina byose ni Nkundimana Jean Claude wumva yatuganiriza wumva yakira icyo adufasha muri ubuzima bwa buri munsi no kuri Imana yamuha umugisha kiruse kuri bikazamuha ubugingo buhoraho natwe turabashimiye kandi dukunda abagaruka muzagaruke no kuri twabishimiye. Bishe uyu muryango ukeneye n'inkunga yanyu cyane rwose ni inkunga yanyu murumva ubuzima babayemo nibwo bakiva mu bukwe murabizi by'ubukwe ukuntu bihenze ukuntu bisaba byinshi kandi nabwo babigiyemo bisaba amaboko y'abandi bantu rero n'ubundi mukomeze mubafata amaboko mubane nabo kandi twizeye ko tuzagaruka n'ubundi hari andi mashimwe arenzeyo mwavuze yego rwose reka tubashimire namwe baradukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka sawa